Nshuti mutwumva rero reka twongere tubasuze kuno munsi wa none. Tunejejwe no kongera kugaruka mu biganiro byacu. Kandi dufitiye umutwaro uturemereye tubasha gusenga, tubaza Imana, tubaza umwuka wera icyakorwa. Hari umugabo witwa Daniel. Muzasome igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Daniel ni umugabo watoranijwe n'Imana aba umuhanuzi uhanurira Abisirayeli mu gihe Abisirayeli bari baravuye ku Mana. Ariko ikigaragara nuko Daniel Imana yari yaramushyizemo umutwaro w'ubwoko bw'Abisirayeli. Mu gihe Abisirayeli bari bararekuye Imana barayita, bitandukanya nayo, bifatanya n'imana z'abanyamahanga zidafite umumaro bigirwamana. Murabizi ko kamere muntu ikunda ibigaragara, ibitaboneka by'umwuka kamere muntu ntabwo bikunda, kandi kamere muntu ikunda yigaragaze, iboneke mu maso y'abandi bantu ba kamere nkayo. Abisirayeli bava ku Mana bahitamo kujya kwifatanya n'ibyaha by'abanyamahanga bari kuwiteka. Nicyo gihe rero Daniel yahagurukijwe kugira ngo abe umwe ugira umutwaro w'ubwo bwoko bw'Abisirayeli. Umutima we yari afite icyo twakwita fardo imuremereye, umutwaro umuremereye w'ubwoko bw'iwabo n'igihugu cyabo n'Imana yabo. Ni nayo mpamvu umutwaro wamuteye kugira umuhamagaro, kuko yahamagawe bari mu bunyage, baragiye kuba abacakara, bari mu gihano cy'Imana, baratwawe n'umwami witwaga Nebukadinezari. Nanjye uvugana namwe muri kano kanya, ngirira umutwaro cyane, kandi Imana yawunshyizemo ntawawunyambura. Niko ndemye, niko meze, ntawabinkuramo. Ngirira umutwaro abantu bakomoka bose mu karere k'ibiyaga bigari. Mbitekerezaho, nkongera nkabitekerezaho, nkarara mbyiyumvira, nkibaza impamvu ibihugu bitatu, u Burundi, u Rwanda na Kongo, byakoronijwe n'igihugu kimwe cyitwa Ububiligi. Ibi bihugu bihora mu bibazo bitazashira, ibibazo by'amoko, ibibazo bya politike, ibibazo by'amatiku, ibibazo by'intambara zidashira, ibibazo by'umwiryane, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'inzangano, ibibazo byo guhora bategereje ko amahanga ariyo abafasha, ibibazo byo kutihesha agaciro, ibibazo byo kutiyunga, ibibazo byo kutabumwe, ibibazo byo kudahuza umutima. Mbitekerezaho nkibaza, gahora nibaza uwo mwuka, iyo dayimoni, iyo mpemu mbi ikorera mu bantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Mbigirira umutwaro rero, ngafata n'ibihe byo gusenga ngo Imana ihe ibisubizo by'ibyo bibazo biba mu bantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, kuko nanjye niho nkomoka. Kongo ndayizi bihagije, u Burundi ndabuzi, u Rwanda ndaruzi, nariyongeje njya no kuba mu bindi bihugu bituranye n'ibyo bihugu. Tanzania ndayizi, nabonye abaturage baho uko babayeho n'ukuntu bari umwe. Kenya ndayizi ukuntu ari igihugu ariko abaturage bacyo barahuza, bari umwe. Uganda ifite amoko menshi, abaturage baho barahuza, barabana neza. Ariko byagera ku Rwanda, byagera ku Burundi, byagera kuri Kongo, n'amakimbirane atazashira. Ni nabyo bihugu bitatu muri Afurika kuva kera bifite impunzi nyinshi, kandi bifite intambara zikomeye zidashira. Yego nubwo nyuma haje kwiyongeraho ibindi bihugu nka Somalia,
za Liberia, za Sierra Leone n'utundi duhugu byagiye birangira, ariko iby'u Rwanda n'u Burundi na Congo CPGL ntibijya birangira. Njya nibaza impamvu ibyo bintu bihoraho, nkabigirira umutwaro, nkabisengera ngo Imana izabe ibisubizo. Mu byo rero Imana inganiriza, umwuka w'Imana nganiriza, hari ibyo yampishuriye ngomba kubabwira. Njya mbabwira ngo ubutumwa mvuga bubyura kamere z'abantu. Buriya ubutumwa Yesu yavugaga na Yohana Umubatiza mu gihe bari bariho bwabyuye kamere z'abaturage b'Abayuda, Abisirayeli. Yesu niwe muntu watinyutse guhishura ibihishwe, avuga ibiri mu mitima y'abantu kandi arabizira, noneho yiyongeza no gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Murabizi byabaye kuri Yohana Umubatiza amaze gucyaha Herodi, amakuru agera kuri Herodiya. Icyo yamukoreye nuko umunsi mukuru umukobwa we Herode amaze kurahira ko yaha umukobwa w'icyo yifuza cyose, nubwo waba umugabane w'igihugu ari buwumuhe, agishije inama nyina ati genda umusaba umutwe wa Yohana, kuko uwo mugore yari afite umujinya yuko Yohana yacyashye Herodi kuba umugore afite ataruwe. Ukuri nuko kumera, umunyakuri wese azira ukuri. Abantu bakurwanya bakakwanga kubera kuvuga ukuri, ariko Imana ibiri ku ruhande rwawe. Ibyiza rero waba aduyi cyangwa se waba umwanzi w'abantu kuruta kuba umwanzi w'Imana. Jewe ku ruhande rwanjye nahitamo kuba umwanzi w'abantu kuruta kuba umwanzi w'Imana. Nahitamo kuba kwemerwa n'Imana kuruta kwemerwa n'abantu. Hari umurundi umwe waririmbye indirimbo nibuka kera, yaririmbye ngo umugabo nyamugabo n'umugabo avuga ukuri, agaharanira amahoro ahari hose. Umugabo nyamugabo n'umugabo uvuga ukuri, agaharanira amahoro aho yaba ari hose. Abagabo b'iki gihe ni bake cyane. Abagabo ni bake bari kuvuga ukuri badatinya ubutegetsi, badatinya abantu nkabo, kandi bakavuga uko kuri baharanira amahoro aho bari hose. Ni bake. Abagore nabo ni nk'abagabo. Buriya abagore nabo bashira amanga bakavuga ukuri, bagaharanira amahoro aho bari hose, nabo ni abagabo nyabagabo. Tugaruke rero, mfite umutwaro wo guhora nsengera u Rwanda, ngasengera u Burundi, ngasengera Congo, ngo Imana imbwire ikibazo aho kiri kuri ibyo bihugu bitatu bihora mu makimbirane y'intambara zidashira, bihora mu macakubiri y'amoko, bihora mu mwiryane. Reka mvuge rero ikintu cya mbere mu byo umwuka w'Imana yampishuriye. Mwibuke muri za 2017 hari ubutumwa nababwiye bubyura za kamere z'abantu, ariko ndashima Imana ko hari bwumvise bukabakomeza, bari mu bihugu bitandukanye, n'ubu tukaba tukiri kumwe kandi babukunda, nuko ari Imana yari yateguye kubwumva. N'ubu ngubu mvuga ari Imana yateguye kumva ibingibi mvuga, nabo nyene ntago iby'umwuka w'Imana bikeneye quantité, iby'umwuka w'Imana bikeneye qualité. Hari umwuka aba yateguye imitima yabo kwakira iyo message. Babandi batayemera kandi nari bareba, hari igihe bazayemezwa bitewe n'ibihe bazaba binjiyemo. Bace bugufi bemere, noneho message bagereho. N'Abisirayeli hari igihe banze message z'abahanuzi. Mwibuke Yeremiya
bo bamushyize no mu rugobo baramukingirana. Abo ba Ezekiyeli mwibuke baheri yuko babahigaga, ariko ibihe by'ubunyage n'intambara zidashira zatumye bibuka za message z'abahanuzi bababwiraga bari baranze kumva. Na Yesu niwe muhanuzi waje nyuma, noneho ari Imana ubwayo yiyiziye gutanga ubutumwa ku bantu bayo, barayisuzugura ahubwo barayibamba. Ariko igihe yabahanuriye ibya Yerusalemu kwizagabwaho ibitero n'abanzi bakayizenguruka mu mwaka wa 70 avuye ku isi, icyo gihe Abisirayeli batakiye uwo Kristo babambye, ntago byari trotari, ntago ari gushobora kubarokora inkoni cyangwa se igihano gihagurukijwe n'Imana nk'uko byavuzwe na Kristo mu gihe baterwaga n'umwami w'Abaroma agategeka ingabo ze ziyobowe n'uwitwa Titus kugota Yerusalemu no kwica n'abagore batwite n'abonsa. Ubuhanuzi bwo muri Matayo 24 bubasohoreraho. Icyo gihe abagore batwite n'abonse bazabona ishyano n'abonsa. Iko byabaye, byarasohoye. Babinzererezi kuva mu mwaka wa 70 kugera mu mwaka wa 1948 nibwo bongeye kubona igihugu cyabo. Nimwibaze nawe, tuzabigarukaho. Ikibazo rero kiragira giti, intambara, amakuba, amacyakubiri y'amoko, systeme za politiki, ubukene, ubushomeri n'izindi ngorane zose zinyura mu baturage bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, bahora bahunga, batotezwa n'ubutegetsi, bafungwa, barenganywa, bamburwa, basenyerwa, bagambanirwa, bicwa, baburirwa irengero. Abo bose yugeza muri media sociales, ukareba amakuru ari muri za Facebook, ari muri za YouTube, ari he hose, ubona ko abaturage bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari ni ibibazo gusa, ni ibibazo. Narababwiye ngo ikibazo gikomeye ni ibibazo mu gihe abakomoka muri ako karere k'ibiyaga bigari hafi 90% n'abakristo bakunda Yesu, bakunda Yezu, bakunda Maria nyina wa Jambo nk'uko bamwita, basoma ishapure, bajya mu madini ya giprotestant, bari muri za Pentecote, bari muri za Baptiste, bari muri za Zion, bari muri za Restoration, bari muri za Assemblée de Dieu, bari muri za Anglicane, bari muri za Presbyterienne, bari mu madini. Murabizi ko nayo asigaye angana n'uburo buhuye ari menshi. Ikibazo kiri hano ngiye kubabaza, muzanshakire igisubizo. Nta munyarwanda, nta murundi, nta munyamurenge, nta munyamasisi cyangwa umunyarucuro, umukongomani wari wese udafite aho abarizwa mu idini rya Gikristo. Majority bafite aho babarizwa mu madini ya Gikristo, n'abamambre b'ama churches cyangwa se n'abamambre b'ama eglise. Buri dimanche bajya mu masengesho, bajya mu materaniro, kandi bakubahiriza ibyo abapastori, abapotre, abapadiri, abashehe, abaprofete babo bababwiriza buri munsi dimanche gukurikiza bikitwa ko ari byo yobokamana barimo. Bana nabatijwe muri ayo madini, n'abamambre bayo madini cyangwa se n'abanyamuryango cyangwa se n'abayoboke bayo madini yose ya za Gatolika, za Protestant, za Anglikane, zose nta utagira aho abarizwa mu idini. Yewe n'abari mu bihugu byo hanze bahunze
n'abavukiyeyo bose bafashe imibatizo y'amazi yo ku Gahanga, bafashe imibatizo y'amazi ayitwa amazi menshi n'abakristo. Ikibazo kiri hano rongeye kubabaza, ese Satani afite ubushobozi n'imbaraga zidasanzwe zo guteza ibibazo ibihugu dukomokamo kuruta wa undi Yezu cyangwa se Yesu abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari basenga? Ni ikibazo mbajije. Satani afite ubushobozi kuruta Yesu cyangwa Yezu na Mariya nyina wa Jambo guteza ibibazo ibyo bihugu ko ari bitatu bigahora mu makimbirane n'intambara n'amacakubiri y'amoko n'inzangano n'amashyari no kwironda no gusuzugurana no guhangana no kwicana kuruta Yesu na Yezu abakomoka muri ibyo bihugu u Rwanda n'u Burundi na Kongo basenga? Ikibazo nanjye mbajije, mugende mushakire igisubizo. Hakuba mu bisubizo biva kuri Yesu cyangwa se kuri Yezu, ahubwo abantu bahora mu bibazo bidashira guhera ibihugu byabo bibona independence kugeza amagingo aya. Ni ibihe bihugu biri munsi y'amajyambere bigiterwa inkunga n'abazungu? N'u Rwanda n'u Burundi ni Kongo. Ni ibihe bihugu abakene bari hejuru? Ni ibyo bihugu bitatu. Ni ibihe bihugu bifite intambara z'amacakubiri y'amoko? Ni ibyo bihugu bitatu. Ni ibihe bihugu bifite umwiryane, bikora genocide, byicana, barasana, bamarana, bashimuta, bagambana, bafite ubucamanza budaca imanza z'ukuri? Ni ibyo bihugu bitatu. Nkibaza ibyo bikorwa bya Sekibi, eske Satani hafite ubushobozi bwo kubamanipira no kubagenza uko ashaka no kubahindura impunzi tukaba impunzi kuruta Yesu cyangwa Yezu na nyina wa Jambo Maria? Mugende mumbarize abamambre b'amaeglise yose icyo kibazo. Dore ikibazo aho kiriro nkibabwire by'umwuka w'Imana yabishuriye. Amateka y'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abakongomani iyo ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bubajyanye hano ibashishoza kubera gukunda guhakirizwa no kwipendekeza no kurarikira no kutanyurwa no kwifuza, bitera abantu guhita bayoboka ubayoboye bakamufanatiza, ibyo abategetse bakabyumvira, ibyo ababwiye bakabikora, bakazanamo kwirema ibice kugira ngo bakumire bagenzi babo, bigatuma haza umwiryane, ntiyabeho icyo twakwita gushishoza, kugenzura. Nzabigarukaho mu buryo burambuye. Ikibazo rero gita kivuka niki? Ko muri abayoboke b'amadini, mukaba muri abamambre b'amaeglise, amadini na za leta z'ibyo bihugu uko ari bitatu, Kongo, Burundi n'u Rwanda, birakorana. Ariko ikibazo kivuka ni iki ngiki: amadini niyo yakabaye ari hejuru ya politiki cyangwa se y'abayobozi ba politiki. Abayobozi b'amadini bakaba bagenama b'abanyapolitiki. Ariko siko bimeze mu karere k'ibiyaga bigari. Ahubwo abakuru
abayobozi ba politike ba leta nibo bacira imanza abayobozi b'amadini, ahubwo abayobozi ba politike babasha gucengera mu bayobozi b'amadini bakabasubiranishamo bakabaterateranya kugira ngo politiki ibashe kuyoborana ya madini. Babayobozi b'amadini bagaca bugufi bakumvira abanyapolitiki ibyo babategeka n'ibyo babasaba gukora. Ni ukuvuga ngo abahagarariye Imana bemera gucira bugufi abakorera Satani kuko sabakizwa. No, ntabwo abanyapolitiki arabakizwa. Si umwuka wa Kristo bakoreramo, umwuka wa Satani kubw'inyungu, bo bareba inyungu zibifatika. None ugasanga Kaizari ari kuyobora abitirirwa ko ari abakozi ba Kristo. Biriya verse biracura. Mu gihe ahubwo abakorera Kristo nibo bakagiriye inama Kaizari uko agomba kuyobora abantu cyangwa se abanyagihugu. Musinzi ko muri kumva abantu uko bitandukanye. Imbaraga zikorera mu bitwa abakozi b'Imana nizo zakabaye zigira inama abakorera abategetsi b'isi uburyo bagomba kuyobora abantu. Niko byahoze muri Ancien Testament. Abami bajyaga kugisha inama abahanuzi, bagishaga inama ba Samuel, ba Eliya, ba Elisha, ba Mikaya, ba Ezekiel, ba Yeremiya, kuko imbaraga z'Imana cyangwa se inkomezi z'Imana zakoreraga muri abo bahanuzi. Uno musi ntibishoboka ko abakuru abayobozi ba politike cyangwa se ba leta, ba president, ba ministre, bande ba senateri n'abagenama ba president, ntibishoboka ko baza kugisha inama abitwa ko ari abakozi b'Imana, kuko nta Mana ihari igaragaza ubwenge n'imbaraga bibakoreramo. Niyo mpamvu abapagani badashobora kugisha inama abitwa abakozi b'Imana, kuko nabo bakozi b'Imana badafite izo mbaraga z'Imana n'ubwo bwenge bw'Imana nibabaringa abanyamanyanga. Ikibazo n'igita kivuka n'iki ngiki. Abamambre ba churches, abayoboke b'amadini mwese ayo madini yose, nabo ba apotre banyu n'abapadiri banyu n'abapasiteri banyu n'abaprofete banyu na sinzi bose, ko sinabadondagura muri ni benshi cyane. Murabarizwa ahantu habiri. Mugomba kuba munsi y'ubuyobozi bwa leta, ibyo ni ngombwa. nta ntama zitagira umwungere cyangwa zitagira umushumba cyangwa zitagira amategeko. Ko timwe muri munsi y'ubuyobozi bwa leta, spirituellement muri munsi y'ubuyobozi bw'iyobokamana amadini. Kote ya leta mutanga amafaranga yanyu, imisanzu yanyu nguko amategeko abigena. Ni ngombwa ko Kaizari ahabwa ibye, kandi nibyo byubaka igihugu, nibyo byubaka amashuri, nibyo byubaka bitunganya amazi, environnement, nibyo byubaka ibitaro, byubaka imihanda, umujyi, kugira ngo abaturage b'icyo gihugu baba ahantu heza. Mwagera kandi muri kote spirituel, mu buryo bw'umwuka, none mu by'umwuka cyangwa se mu by'impemu, mukongera mukaba bamambre b'ama eglise. Ama eglise nayo akabaha amabwiriza yitwa ko ari iyobokamana, hakiyongeraho yuko naho muhatanga imisanzu, mugatanga ibya 10 byanyu bya buri gihe, mugatanga amaturo, mugatanga y'amashimwe, mugatanga za action de grâce, mugatanga yo kurangiza umwaka, mugatanga y'inyubako, mugatanga amafaranga y'amoko yose. Murumva ko ari ibice bibiri. Kandi muba mwarabatijwe muri izo nsengero, bamwe bakabaha amakarita y'ibatisimu, abandi bakandikwa mu bitabo by'idini, bakaba bazwi nk'abayoboke b'iryo dini, nk'abanyamuryango b'iryo dini. Ikibazo cy'ibivuke ni iki ngiye kubabaza. Iyo ya leta, bwa butegetsi, ya guverinoma
ibonetsemo kuba abanyagitugu, ikarenganya abaturage, ikabasenyera, ikabafunga, ikabambura, ikabatoteza, ikabagira impunzi, ikabanyaga, ikabarenganya, igihugu kigakwiramo abashomeri, kigakwiramo ibibazo n'utubazo, ubukene n'inzara bikaza. Ikibazo gihari ni kingiki: kuki babayobozi b'amadini babayobora mu nsengero batabarenganura? Nicyo kibazo cyanjye. Kuki babayobozi b'amadini, babasenyeri, baba bishop, baba apotre, baba pasteur, baba prophète, bayo ma église mubereye aba membre, ni kuki batajya kubavuganira ko muri abayoboke babo ngo basabe ababarenganya leta n'abandi bategetsi kubarenganura? Naho ikibazo kiri. Kuki musenyerwa abo bayobozi b'amadini babireba bagaceceka? Kuki mushimutwa abayobozi b'amadini babireba bagaceceka? Kuki mubesherwa mukarenganyirizwa ukuri kwanyu abayobozi abababereye abayobozi mu madini yanyu babireba bakicecekera? Kuki? Tugaruke gato. Ngira ukuri kwishi kandi gutsitaza abantu mu byihanganire, kuko icyo nahamagariwe ni ugukubita ikintu cyose kimuye Imana kigafata ikibanza cy'Imana mu mitima y'abantu. Nicyo Yesu yantegetse gukora, kuzajya ngihonda pe nkavugisha ukuri. Kandi iyo murenganijwe mutangira kwambaza ya Mana. Imana ntabwo ishobora kugutabara kuko nta kibanza igufitemo, ahubwo ufite ikibanza ni wa muyobozi w'idini ryawe, undi ufite ikibanza ni wa muyobozi wa leta, kandi ukurenganya ni wa muyobozi wa leta. Umuyobozi w'idini ntabwo haseruka ngo ajye kuvugana n'umuyobozi wa leta kukurenganura, kuko wari membre wabo bose. Uru ruhande barakurenganije, uru ruhande rwakakurenganuye, rurifashe rwicecekeye. None ikibazo ni abo bayobozi b'amadini bakumariye iki? Uwo pasteur, uwo apotre, uwo evangeliste, uwo prophète, uwo padiri, uwo musenyeri bakumariye iki wa munyarwanda we? Bakumariye iki wa munyamurenge we, wa munyamasisi we, wa mukongomani we? Bakumariye iki wa murundi ko bose baha amafaranga? Ikibazo kiza mbajije. Ubundi tumenyereye ko Eglise Catholique mu bindi bihugu igira ijambo, abasenyeri bakavuga, abakardinale bakahangana n'abanyapolitike mu kurenganya abaturage b'igihugu. Sindumva abaprotesta bigira abanyamwuka uretse umugabo umwe nzi nubise mu mateka nkiri umwana, South Africa, witwaga Desmond Tutu. Yarwaniye agateka kabirabura kugira ngo babone ubwigenge. Ariko uno munsi abasenyeri bo mu biyaga bigari, bo mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo afazari, kuko mu gihe cy'amatora Katolike yagize n'ijambo. Ariko reka nigarukire mu banyamwuka, mbavuge n'amazina bonzi mwita abanyamwuka, muri abamambre babo. Sintinya kubavuga, na Yesu turamuvuga, Satani turamuvuga, n'abaperezida b'ibihugu baravugwa, ba Trump, ba Joe Biden, ba Macron, ba Kagame, ba Nkurunziza witabye Imana, ba Evariste Ndayishimiye baravugwa bose mu binyamakuru, muri za social media, mubavuga uko mushaka. Nta mpamvu rero kutavuga nabo ngabo biyita abanyamwuka. Reka nibarize abamambre b'ama eglise cyane.
ubu ibiri kuba ku banyarwanda n'abarundi murira mufite ibibazo, reka duhere no mu Rwanda cyane cyane. Iyo ukurikiranye za social media wumva ari ibibazo, abantu bararira, bariganyira, bafite imibabaro, barasenyerwa, baramburwa, barafungwa, baragira gute. Ba bantu mwemera nk'abapotre baho bakomeye, kuki batarajya kuri za social media, kuri za televiziyo, bagira ijambo bavuga, cyangwa se twumve ko kuri za Twitter cyangwa se bari kurenga kuvugira abayoboke babo mu maeglize yabo, muri rusange bavugire abarengana, basenyerwa, bamburwa ibyabo, bafungwa, bazira ibitekerezo byabo. Abo bagitwaza ba masasu, ba rugagi, ngo sinzi bande, ngo abitwa ba Bosco, sinzi ngo abitwa ba Rutayisire Antoine, sinzi ngo abitwa ba Sultani, sinzi ngo abitwa ba Rwabikinga, sinzi n'abandi narabibagiwe. Abo bose ko ari abantu mwemera nk'abakozi b'Imana, muyoboka, muha amafaranga yanyu, mukabatera inkunga, mukaba abanyamuryango babo, kuki mugiye muhuye n'ibibazo badaseruka? Abapadiri, abamusenyeri baho, kuki badaseruka ngo bavugira abayoboke babo, babwire leta bati tubigenze gutya, reka tujye inama turebe ukuntu abayoboke bacu cyangwa se abanyagihugu twabafasha mu bigenze, bagira inama za leta. Kubera iki? None se nimba muri abanyamuryango b'amadini mwagera mu byago, abanyamadini ntibahaseruke, ubwo abo banyamadini babamariye iki? Ibi nzi ko abantu benshi babifite muri bo kandi babyibaza, ndetse biraca no kuri za social media, nanjye mpagurutse kubibabariza. Jewe iyo nza kuba mfite idini nyobora, abanyamuryango baba banyoboka, ntabwo byambuza kujya muri leta kubabariza akarengane bafite. Nta dini rero mfite, oya, ntaryo mfite, nta n'abanyamuryango mfite, kuko abantu nigisha mbaganisha kuri Kristo. Ni igihe rero cyuko nimba nta butabazi mushobora kubona ku bayobozi b'amadini yanyu, ntimubone n'ubutabazi ku badepite, ku basenateri, mwibaza ko ubutabazi muzabukura hehe? Ndi gusenga umwuka arambwira ngo ibigirwamana abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari bafite n'iki? Bafite ikigirwamana cyo kuyoboka amadini. Amadini yabugaraniye ahantu atuma batabasha kuyoboka Kristo. Ngiki kibazo gikomeye. Bagarukiye ku bantu ibateye intambwe ngo bagere kuri Kristo. Ariko umuntu wese wamaze gutera intambwe akava ku bantu akagera kuri Kristo, Kristo aramutabara, Kristo aramurinda, Kristo amurwanaho, Yesu Kristo aramuproteja, kuko yifatanije na Kristo, atifatanije n'idini ry'umuntu wese, atagendera ku mabwiriza y'umuntu wese. Dusome gato ya Bibiliya ndangiza. Tujye mu gitabo cya Yeremiya, twumve Yeremiya ibyo yabwiye. Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 13 haragira ati, kuko abantu banjye bakoze ibyaha ibi. Abantu bo muri region de Grand Lac mufite ibyaha ibi bikomeye bibiri. Baranyimuye kandi ari je soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi.
ibyiringiro by'abayuda n'iby'ubusa. Kwimura Imana, abantu bakikorogoshorera ibigirwamana bidatanga ubugingo, ari byo y'amadini bayobotse, ari n'aya mategeko y'abantu bayobotse, atuma bimura Uwiteka. Mwimura Imana, mushyira Imana ku ruhande, mushyira Kristo ku ruhande usengwa mu kuri no mu mwuka, muyoboka amategeko y'abantu. Matayo 15. Mwumva ukuntu abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari bafite ibyaha bibiri bikomeye. Umurongo wa 5. Ariko mwebweho muravuga muti umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Mwumvira abanyamadini kuruta kumvira basona abanyoko bababyaye. Mwita ku mategeko y'abanyamadini kuruta kumvira so wakureze akakwishyurira amashuri, nyoko wakonkeje ibere rye akagukikira akaguhindurira pampers, ugakura akaguha amata akakugaburira akagushyingira bakakwishyurira amashuri, ukugeza ubwo urangiza amashuri ukajya kubaka urugo rwawe. Mwumvira abanyamadini kuruta kumvira ababyeyi bababyaye. Mwita ku mategeko y'abanyamadini kuruta kumvira amategeko ya so na nyoko bakubyaye. Uwo ni umuvumo ku bantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Nibyo Yesu abwiye Abayahudi, ati icyo wari gufashisha so na nyoko urabeshya ngo agituye Imana. Ku mwayobotse ibigirwamana, mwihiremeye ibitega by'abapasiteri n'abitabakozi b'Imana, mwikorogoshoreye, bituma urukundo rw'ababyeyi n'abavandimwe murushyira ku ruhande. Mwita ku bayobozi b'amadini n'amategeko yabo, kandi birabajyana mu kurimbuka. Nibyo bizana umwuka mubi n'umuvumo mu gihugu, mu bihugu muturukamo. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Hari ijambo ry'Imana bivuga ngo wubahe so na nyoko, ariko wumvira abatekamitwe, abiyita abakozi b'Imana, batazana gutabara, batazana kuvugira warenganijwe, wanambuwe, wanasenyewe, watwawe utwawe, abashimusi, abagambanyi, kuruta kumvira so na nyoko na bene wanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Za Saturday mu isabato, za Sunday dimanche, za Friday mu misigiti, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima ikamba kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Inyigisho zigishwa mu nsengero murimo mw'abamambere mwe b'amachurches ni amategeko y'abantu, si amategeko ava kuri Yesu Kristo wabambwe. Never. Ni amategeko y'uwo apotre yihimbira, n'uwo profete yihimbira, n'uwo padiri yihimbira, n'uwo musenyeri, n'uwo bishop, n'uwo pasteur bihimbira. Ntago biva kuri Kristo. Nawe ukayoboka ntushishoze. Ibyo nibyo bizanira umuvumo igihugu n'abatumvira Imana bose, abantu bagasengera ubusa. Kuko inyigisho mwigishwa ni amategeko y'abantu. Matayo 23:11. No, 23:1 jusqu'à 15. Twumva uko Yesu avuga. Ndangiza. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Mwibaza ko abanditsi n'abafarisayo batariho? Nabo bayobora amadini. Iyo mugize ibyago n'amakuba ntibahaguruka, ntibajya kubavuganira, ntibajya kubatabariza.
ntibajya kuvugana na za leta zabafatiye ibyemezo, ahubwo barabebera nk'uko abafarisayo babeberaga imbere ya Pilato na Herodi. Kandi abayoboke b'amadini bari kurengana. Ariko mwajyayo dimanche muti nimuzane ibya 10 n'amaturo n'amafaranga n'aya. Ariko mwagera mu ngorane murenganywa ntibajye kubarenganura. Mbese abo bayobozi b'amadini babamariye iki? Nimugende mubaze abapasiteri banyu, mubaze abapotre banyu. Guta umumambre wa eglise, umumambre wa kiliziya, umumambre yakwicwa, yafungwa, yarenganywa azira ibitekerezo bye, azira kuvuga ukuri, azira kwerekana ukuri, azira umutungo we, azira kame isambuye inzu ye, akarenganywa n'ubutegetsi. Abayobozi b'amadini barebera ntibagira icyo bajya kubaza cyangwa se kubarenganura. Muzajye mu mateka y'Abayisirayeli, abajuifu mu bihe bya 1940-45, umupapa wari uriho icyo gihe niwe wakoranye amasezerano na Hitler yo kwica abayahudi. Nibagiwe n'izina rye ariko biri mu mateka. Ariko ntago habuza abapadiri n'abapastori b'icyo gihe babashije guhisha abayahudi. Ndetse no mu banazi harimo abanazi barenganuye abayahudi barabahisha, bararokoka. Muzashake filime yitwa Wallenberg. Wallenberg yari intumwa ngira ngo yo mu gihugu cya Sweden batari Norvege. Yari umu ambassadeur. Yarwaniye abayahudi kubarenganura ngo be kwicwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Yirukanka abavugira ahantu hose be gutotezwa no kwicwa. Uwo yari n'umupagani. Ndabaza nti abitwa abakozi b'Imana bo mu karere k'ibiyaga bigari, niki muri gukora mu gihe abayoboke banyu barenganywa, bazira ibitekerezo byabo, bazira ukuri kwabo, bazira imitungo yabo? Murakora iki? Ba padiri, ba bishop, ba apotre, ba profete, murakora iki? Abayoboke namwe kuki muyoboka ibitabagirira umumaro? Ndangiza rero, nimuhindukire nimba mushaka ubufasha n'ubutabazi, muve ku bantu, muve ku bitega bikorogoshoye mu mabuye bidatanga ubugingo, mugaruke ku Uwiteka Imana ya Kristo, musengere Data mu kuri no mu mwuka. Dore ko abantu batazasubira kujya ku nsengero Yerusalemu, abasenga Data bazamusenga mu kuri no mu mwuka. Uko niko Yesu yavuze, uko niko Yesu yabitegetse. Iki kibazo buri muntu wese agenda kibaze umuyobozi we w'idini yemera. Ugenda ukibaze profete wawe wemera, ugenda ukibaze apotre wawe wemera. Nimba apotre, profete, sinzi n'ibindi adashobora guhaguruka ngo arenganure abarize, akoresha imbaraga ze zose gutabara abayoboke be, uwo mu apotre, uwo mu profete, uwo mu pasiteri, uwo musenyeri, uwo mupadiri, uwo mushehe, n'ababaringa, n'abafarisayo mu bandi bafarisayo bigisha amategeko y'abantu n'inyigisho z'abantu bitava kuri Yesu Kristo wabambwe. Abanyarwanda, abarundi, namwe bakongo, nimuve mu bintu bya association, communauté zubaka uburyarya bw'iyobokamana atari iyobokamana. Erega inshuti uyimenyera mu byago. Vrai pasteur, vrai apôtre, vrai prophète, vrai évangéliste
umumenyera mu byago. Ibi nanjye ndabivuga kuko ndi kubatabariza, nderura kugira ngo mbatabarize. Genda batabariza kuri nde? Kuri Kristo Yesu mu muyoboke. Mwaramwimuye, ntawe uhari. Ni gute Satani afite imbaraga kuruta Yesu na Yezu ahora aburabuza ateza ibibazo abantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, bagahora mu makimbirane n'intambara n'amacakubiri y'amoko n'ubukene n'ibibazo bya politike. Toujours abayobozi b'amadini barebera, ahubwo abayobozi b'amadini nabo baciye bugufi bajya gukorera umwami yitwa Kayizari, bimuye y'Amana yaremye u Rwanda, yaremye Burundi, yaremye Kongo. Nta bumwe buri mu baturage, nta guhuza umutima, nta gushyira hamwe. Ikibazo cy'amoko kirakomeje, abantu ari abakristo. Ikibazo cyo kwirema ibice biturutse mu myemerere ya politike kirakomeje, kandi bitwa ko ari abakristo. Abimuye rero Imana bakimika ibitega, bikorogoshoreye, bizabarimbura, bizabica, bizabahindura impunzi, bizabakenesha, bizabateza ibyago n'amakuba. Nzi ko ubutumwa mvuga bukarishye, burya abantu muri kamere zabo, ariko uko ni kuri, niko kuri. Nimuve ku bantu, mutumbire Kristo. Kristo mu rugo rwawe azagutabara, Kristo mu mutima wawe azagutabara, Kristo azagendana nawe. Apotre, bishop, pasteur, evangeliste cyangwa se prophète bazagendana nawe bagutabare. Reka da nabo kugukuramo indamu gusa. Ibi nabibabwiye 2017 muransuzugura, bamwe murantuka, mucira witeka, muri kubibona se. Aho batagira n'isoni bakajya mu rubanza bashimusa abantu, biyita ba bishop, biyita ba cardinal, biyita ba apotre, ntibagira n'isoni. Ngaho rero none si byo nabavugiraga, ni muri kubibona ubu ngubu ko biri kuba. Niki tutavuze kitari kuba? Ukuri ntawe ukurwanya, ukuri Imana kurwanirira, kandi ikinyoma kizimikwa ngo kiganze ukuri. Igihe cyose ukuri kuzagikubita, bizamera nk'igisasu cya kirimbuzi gishenye umujyi wose. Uko niko ukuri kumera. Ikinyoma gishobora kwikuza, n'abanyabinyoma bakikuza, n'abanyamanyanga bagafata igihe kirekire cyo kwisanzura. Ariko umunsi Imana yagurukiye kurwanira ukuri no gushyira ibintu ahagaragara, bimera nk'igisasu cya kirimbuzi gikubita ibinyoma byose n'abanyabinyoma bose. Twizere ko abanyarwanda n'abarundi muzava muri fanatisme, mukareka kuyoboka abantu n'ibintu, mukayoboka umwami w'abami Yesu Kristo. Ntago biraza. Iyo abantu babwirwa amagambo ntibayumve, bayabwirwa n'inkota. Niko Abisirayeli Imana yabagenjeje. Yabanje batuma habahanuzi banga kumva, nyuma batumaho inkota. Inkota ituma bumva. Iyo abantu batumva amagambo nk'ayanga yabagira inama ngo bagarukire Uwiteka, bazumvishwa n'urusaku rw'amasasu. Urwo rwo niruza, bazatangira kugenda bihisha mu myobo, abandi bihisha mu bihuru, abandi bihisha mu maparafo, abandi bahunga n'amaguru bashakisha, bagenda bavuga ngo Uwiteka ntabara, Yesu ntabara. Abazatabara bazabagirira ubuntu. Ndarangije. Umwami Imana abagirire neza. Icyo mbagira mu inama, muve ku bantu no ku bintu, mutumbire Kristo, mureke kwimura Uwiteka. Mureke kuba mu by'abantu bihimbiye, bihangiye n'amategeko yabo n'inyigisho zabo, mujyo mu byo Kristo ari kubabwira. Ibi mbabwira nibyo Kristo ari kubabwira. Kandi wumva ibyo Kristo amubwira azamutabara, amurindane nabe bose. Umwami Imana abagirire neza. Yari mwene so Pastor Laurent Bahati, kuri telefone guteranya 316840111549. Sintinya kubazwa, kandi ibyo mvuga mbihagazeho, kuko ngomba gukubita hasi ikintu cyose kikakaza kikimura Imana, Imana igasubira ku ntebe yayo, mu mitima y'abantu no mu bitekerezo by'abantu. Yesu Kristo abaho umugisha kubyumva no kubitahura. Utazabyumva uno munsi ngo abitahure, azabitahuzwa ikindi gihe, bubi na bwiza, mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubi, nibwo uzatabura ko Imana yavuze. Imana ibagirire neza.